Tubifurije Noheli nziza. Louange Ora. Wow. Ababyeyi barambwira ati abana bacu tubaza kubajyana mu gitaramo cya Noheli nijoro, ati n'ejo bazajya mu misa ya Noheli. DJ Ora DJ. Niyo mpamvu kubw'ibyo igitaramo cya Louange mwari mukumbuye muri benshi. Christelle benshi baramenyereye mu njyana za karaoke, abantu baramenye mu karaoke hirya no hino hagiye hatandukanye. Ubu rero akaba agiye kuturirimbira hano kuri Keredo mu gitaramo cya Louange. This is Christmas Kid Party ya Louange. Bwana w'imyaka 9 uri muri hirya no hino hagiye hatandukanye. Amashyi twakire Christelle. Abantu batamaboko hejuru. Abantu batamaboko hejuru. Babeta amaboko. C'est ça que je veux. Hiyo ingo reka twakire Christelle kabisa. Abana mwiriwe mumeze mute? Munyiteguye kubyina? Je kubigisha indirimbo ariko ndashaka abana bose bahaguruke aho bari hose kuko bisaba ko umuntu aba ahagaze, sibyo? Indirimbo rero bisaba ko dukoresha umubiri wose. Un jour dans sa cabane, un tout petit bonhomme mange une banane. Olé olé au banjo, hey! Zumba la zumba la zumbamba, zumba la zumba la zumbamba, zumba la zumba la zumbamba. Olé olé au banjo. Mwayifashe? Tugiye kugenda gahoro gahoro se, sibyo? Namwe muhaguruke. Abana ndashaka kubabona mwese, muhaguruke. Ngiye kuvuga interuro rimwe muyisubire, sibyo? Un jour dans sa cabane, twadiye. Un jour dans sa cabane. Noneho cabane ni inzu, sibyo? Inzu sibi? Inzu ibimeze? Sibyo? Sibyo? Iyo tuvuze un jour dans sa cabane, mugomba kunyereka cabane ukuntu ibiteye, sibyo? Un jour dans sa cabane, twadiye? Un jour dans sa cabane. Encore, nanone tusubiremo. Un jour dans sa cabane, twadiye? Un tout petit bonhomme. Un tout petit bonhomme. Un tout petit bonhomme. Mange une banane. Mange une banane. Olé olé au banjo. Olé olé au banjo. Tugerageze rero dufate uko ari interuro eshatu, sibyo? Un jour dans sa cabane, mange une banane. Olé olé au banjo. Twadiye? Un jour dans sa cabane, tout petit bonhomme mange une banane. Olé olé au banjo. Twongere. Un jour, tujyane twese, c'est bien. Un jour dans sa cabane, un tout petit bonhomme mange une banane. Olé olé au banjo. La zumbamba, zumba la zumba la zumbamba, zumba la zumba la zumbamba. Zumbara zumbara zumbamba. Olé olé au banjo. Twadiye? Tutangire hano amaguru
hano hejuru mu gatuza twongere hano sibyo zumbara zumbara zumbamba zumbara zumbara zumbamba ole ole yo banjo turageraho twongerewe noneho umuvuduko zumbara zumbara zumbamba zumbara zumbara zumbamba ole ole yo banjo indirimbo mwayifashe hano ndashaka abana batanu gufatanya nyange kugira ngo mwereke n'abana ninde wafashe indirimbo kugira ngo muhe indi mikoro tujyane sibyo ninde wabifashe mwabaye indi mikoro tugiye kubanza kubisubiramo kugira ngo nawe ayifate inshuti yanjye yitwa Ariane sibyo tugiye kubisubiramo inshuro ebyiri kugira ngo yifate sibyo turageraho twongera speed abandi rero muhaguruke sibyo un jour dans sa cabane un tout petit bonhomme mange une banane olé olé yo banjo hey zumbara zumbara zumbamba zumbara zumbara zumbamba zumbara zumbara zumbamba ole ole yo banjo abana tubyine amashyi menshi cyane turi indirimbo imwe ibyinisha abana mbere yuko twakira Louange abana mwese amaboko hejuru ariko reka twajya tubwira ababyeyi abana n'ibicwa n'inzara hano hari amasambusa bakatuye na burete baranambwira ati n'amafanta ntagakonje gusa ati hari n'ameze neza n'ama ice cream ubundi abana tubahe noheli mu gitaramo gikomeye cya Louange DJ here we go come on. kandi ndakeka ko mwese mwarize aduterere rero un éléphant qui se balance sur une toile d'araignée et qui trouvait ce jeu tellement amusant que bientôt loin un deuxième éléphant badoum badoum, deux éléphants qui se balancent sur une toile d'araignée et qui trouvait ce jeu tellement amusant que bientôt un troisième éléphant badoum 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 badoum, trois éléphants qui se balancent sur une toile d'araignée et qui trouvaient ce jeu tellement amusant que bientôt un quatrième éléphant
badum 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 badum. Quatre éléphants qui se balancent sur une toile, 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 toile d'araignée et qui trouvèrent ce jeu tellement amusant que bientôt là un cinquième éléphant. Badoum, 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 balance sur une toile, 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 toile d'araignée que bientôt là, bon, badam. Ouh, très bien. Mwawahaye amasi. Abana dutanga amashyi kuri bagenzi banyu barakoze cyane baraza kongera bagaruke. This is the Christmas party ya Louange. Nagira ngo DJ banze ushyiremo akaririmbo abana bagenda, abana mugiye gusubira rero aho mwari mwicaye, mubwire abapapa bakomeze bagure amasambusa na burete, sibyo, n'amajibusi, amamiliki, shokora, utuntu nk'utuntu tw'abana. Ariko ababyeyi murahangaha mwamera abana amashyi. Abana nibo Rwanda rw'ejo, ababyeyi mwamera abana amashyi n'umunsi w'ibyishimo by'abana. Abana twongere dusubire aho twari turi. Abana mumanuke mwitonze. DJ shaka akaririmbo mu gihe abana bari basubira mu myanya yabo. Tugiye kubazanira Aunty Brenda kuva mu mujyi wa Kigali waje muri Irebere Noheli, azanye Louange ndetse na mama Louange. Nimufashe mumereze Aunty Brenda, mumereze Aunty Brenda, mumere microphone, mumere isafine. Ikirori kigezeho gishushe, amashyi menshi cyane kuri Aunty Brenda ugiye kufasha kuyobora iki gitaramo cya Louange. Yes, MC. Umeze Brenda wacu? Meze neza cyane. Nanjye musimbura ngo meze neza, Noheli nziza cyane. Twese kuri twese from Kigali tuhuye. Yeah, here we go. Kids Christmas party, mumeze neza abana bahuye. Abana bahuye bako hejuru. Navuye mu mujyi wa Kigali nkora ikiganiro cy'abana cyitwa Kids Corner kuri TV10. Ni bande baze TV10? Bamanike turebe. Mujya mureba ikiganiro cy'abana kuri TV10? Good. Nakoze cyane rero, reka twakire Louange na mama. Nakoze Louange. Noheli nziza mukobwa mwiza. Nimuniza amashyi dushimire Louange ku myaka 9 gusa, arabica bigacika, agaziririmba, agahogoza, abantu bakishima. Ni nawe kuri uyu munsi waduteranyirije ahangaha. Muraho neza mwese. Mbifurije Noheli nziza. Amashyi cyane kuri Louange. Mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2024. Bravo kuri Louange. Reka duhe twakire mama Louange twumve ikimuri ku mutima kuri umunsi w'ibyishimo n'igitaramo nk'iki cya Louange kuri Noheli hano ibuye muri Credo. Muraho neza. Oba mwese aho muri hose. Amashyi hejuru n'amaboko hejuru. Abana mumeze neza? Murishimye? Abishimye mushyira amaboko hejuru. Wow, ndishimye nanjye, sibyo? Ababyeyi muraho neza, ababyeyi beza. Karibu kandi mwakoze kuza kudushyigikira. Reka mbanze mbisegure ko twatinze gato, ariko twari tukiri haruguru mwabonye ko abana badashaka kuva ku munyenga. Rero mwihangane, ariko tugiye kubataramira, murishima. Umukunzi wanyu Louange arahari ngo abataramire, nanjye n'ikipe dufatanyije turaza kubasusurutsa. Noheli nziza kuri mwese. Nimufashe mwongere munize amashyi dushimire mama Louange. Dushimire mama Louange cyane cy'amatare. Tumushimire cyane. Uko tugiye kubigenza. Yego. Kubera ko hano abana twasanzwe bafite impano nyinshi. Yego. Mukanya dushaka twa Christian umenyere mu karaoke hirya no hino hano mu Rwanda. Arangije abana bafasha kuririmba mu gifaransa cyiza n'icyongereza cyiza. Ababyeyi barishima n'abana. Ubu noneho DJ arambwira ngo hari indirimbo hari afite. Yego. Mbere ko dushyira Louange ngo banza aririmbe.
abana bari batanu bashaka hano kuza imbere bakarushanwa kubyina n'abaye abana batanu ngwino hagurutse ngwino batanu muzanga banguka di mapochori bebe abana batanu ngwino muzi murababona rero abana beza cyane barashaka reka tugufasha abangaba bahageze turekera gufata abandi nyuma turekera abangaba reka turekera noneho ati Brenda nanjye musibone ngo ndagufasha kabisa muri aba bana yego tugiye kureba uza kubyina neza kurusha abandi niko bimeze kandi mama Rwanda ahita amuhemba byihuse cyane DJ shyiramo indirimbo DJ are you ready shyiramo indirimbo abana n'ababyeyi bafasha gutanga amajwi abana bafite impano nyinshi. Ladies and gentlemen, I know what you've all been waiting for. The world famous. hagiye gusigara abana batatu ahangaha hagiye gusigara uyu nguyu hasigara uyu nguyu abandi bose bari hasi tureba abana batatu ugiye kuba uwa mbere amashyi waje gukopeta amashyi dusubira kwicara abandi basheri musubire kwicara mwakoze musubire kwicara Ati Brenda Bigire inyuma gatoya Bigire inyuma kugira ngo tugarire Yes Ati Brenda Karame ugiye kubanza kumfasha yandi ngiye gukomeza warigeze nawe birebere Yego tunaze na public umwana wa mbere mama Rwanda ahita muhemba DJ go Mwakoze kuza tuza kujya tubagaru ariko abangaba twabahabo abana bo turabahabwa mama Rwanje uwo tayari kuza kumemera abana none uyu nguyu DJ sinamu y'umwana tineye Wow, uzavamo bikomeye nashira Silva. Zabikinukura niwa mukuru zabiki. Mama Rwanda tamukomeza no mwana. Mama nyezira kuko ywerushije benshi umwongereza indebye. Mumushakire na ji. Amuhe na ji. Bamuhe na ji n'isambusa dore neza cyane. Abandi bari bashaka kumufasha nabo Mama Rwanda. Nabangabo barahanga kumufasha nabo zana tuhebo. Imwe. Yes. Mwana kabara afite impano nyinshi zitandukanye. Mwana arabyina cyane rwose. Hanyuma musheri mbwira uzabikinukura. Aha, none mugenda mujya kwicara. None muri zo bashyi dushimira abana. Abantu b'indage mwe muzitegura ubwo mukanya tuza kumara gukata keke muraza kubitanga abana bazi kuzarwa. Barabimenya neza itazaba ariko ashaka kuva mu umuntu ukomeye. Arakoze cyane. Thank you. Mubyeyi w'uyu mwana arakoze cyane. Mwana afite impano agiye n'ahantu muri akademi y'ahantu babyina ashaka kuva mu byinka ba Umwamashi asubira mu byicaro bye. None rero ukuntu bigiye kugenda
ako ati Brenda ndajya mu nyene abantu bihuye babandi bajya tubura mu zakaba ariko cyamatare kuba kuri radio waje dukora ubuvugizi akabakire mutare bakazana imyicungo tukabona dusohokana abana abakire cyangwa abajyana abana Bujumbura abandi Nairobi Zanzibar na hariya i Kigali kugira ngo bone imyicungo ubu rero imyicungo twayibegereje iracyanari cyane irahari hari muri parking mu byo urangasha kubana bajya kumwicungo umuzamukare nta kibazo hanyuma abacikanywe ibiciro twabigabanije reka ni na promotion twabikubise hasi ni 50% Gibarawe umwana n'uwemere kutaha utagiye kumwicungo abikuye i Kigali kugira ngo abana bihuye munezerwe umwana n'uwemere gutaha utagiye kumwicungo uze rero kubisubiramo ababigiyemo abatarajyamo mwese karibu umwana n'uwemere gutaha utagiye ku modoka hari imodoka bamfikaso noneho ikindi anti-Brenda urabona ko hangaha ino iyi hoteli muri hoteli za mbere hano mu majyepfo hoteli Keredo ameze neza cyane nawe urabona ko abantu bishimye noneho rero manager yambwiye ati ibintu twabyoroheje haribona uriya mu metre de cuisine hari uri amasamusa ni 500 brete 500 hari discount y'10%. noneho muco muri inyuma kanga ariko izi nyama we na Brenda ko mutazivuga ababyeyi bataziribwa nande oya bagomba kujyaho bakazigura bakuru bigiye kugenda ubu wanje umwana w'imyaka 9 gusa uririmba no mu birori bikomeye birenze ibingibi bifuje gusangira Noheli na anniversaire yo n'abana bihuye taramira abana bose b'igihugu bo mu rugo ubu no yaje mu rugwira kajya karirimba neza cyane mwanza umera abashiri wanje anje mu muhamashi cyane wanje umunsi tuzaniye indirimbo esheshatu ariko agiye kubanza turirimbire indirimbo eshatu gusa yego namara kuririmba indirimbo eshatu abantu bafite gato yiwe anniversaire baza ko bari hafi baraza kwizana na shino mvinyo udasembuye kuko aracyari umwana mutoya nze guhamagara Louange na papa Louange baze bafashe tukureho urukoma ku byishimo bya Louange nyuma yaho ababyeyi barareka abana abantu bitwa Akarabo ni kampani ikomeye cyane hano mu majyepfo itanga indabo ikorera mu karere ka Huye iraha ibana indabyo baze bagiye bazeza Louange bishimye indabyo za Noheli babaha abana indabyo za Noheli Foto twibuka Yesu ikindi kintu hano hari abenjeniyeri zimaje basobanutse umuntu ushaka amafoto meza cyane abenjeniyeri zimaje hano turabizeye DJ nyemerera abashaka kuza kwifotoranya na Mary Louange naho nta kibazo DJ ugiye gushyiramo indirimbo eshatu Louange niwe ujya ukubwiza ubanzamo Louange mubwiza aza kubanzamo ngaho ni mujya mufatira Louange abana baguke mwakira Louange abaririmbire abana duhaguruke
amashyi menshi cyane kuri Louange. Mabarira unyemere dushyire division. Hari umwana mbwiye ngo agiye ku modoka ngo agiye kujya mu makiro 3. Urabigenza gute? Mbira promotion utanze kuri nyicungo. Okay, abashaka kwicunga ni bande? Mubaze muzamure kwanza turebe. Okay. Hanyuma rero kubera ko nanjye nkunda abana nubwo ari ugucuruza ariko turifuza ko n'abana baryoherwa, sibyo? Ubaze mu mamashi ndebe ko mubikunze. Wow. Hanyuma abana bashatse kujya mu modoka turabwira bitatu biranga, ariko noneho nkuko nababwiye ngo tugiye gushyira promotion. Imodoka turaza guca icyapa. Imumba icyapa amafaranga yose tugiye ku modoka. Nawe ntuzemere ukora tunabwira. Hanyuma biriya bibasenkaso turashyira ku 1000. Imumba y'igihumbi w'abana bitwa rusoza mwabashaka kujyaho nawe na prince nimwemere gutamuta. Ariko biraterwa nuko muri bubishaka, niba utaza akaza bakeya ndagumishaho ibiciro byawe. Abana mwese mutegeye ku nyicungo. Kubera yuko ntabwo nshaka ko haza bamwe ngo abandi batahe baticunze. Abana bose bagomba bicunze. Ababaye abambere ni bande mu bizamini? Abana babaye abambere hano nabahe? Ababaye abambere. Okay, abana babaye abambere ndaza gukuraho sensa. Nababonye ntibarenga batatu. Abandi babiri hariya nababonye. Okay. Rero mwese muze kwishima. Banezerewe. Hanyuma rero ni ingaruka mwaka tuzajya tugaruka dutaramane, nizere ko byagenze neza kandi biza no kugenda neza, sibyo? Anti Brenda. Yes. Yemera mbwira abantu ba papa na mama bari basoma kamanyinya bari gukunda abana bagirwa na Noheli. Tubashimire cyane turabwira bahane cheers kugira ngo bakomeze bashobore kuryoherwa. Ni byiza cyane. Bahane cheers tubibutsa ko hariya hari bruschette nziza cyane. Mutoma yabwiye muri zisubira ngo ntabwo uri umukire. Abana nobere gutotari samusa. Abana notawutari brete. Nobere gutawutagiye kunyicungo. Mwebwe bateye mwazanye abana mwiha amashi turabakunda sana. Abana banyu umwanya mu Louange indirimbo ya kabiri. Amashi kuri mwese mwiha amashi. Twakira Louange mu ndirimbo ya kabiri. Ibicuku
Louange Bwana muto cyane ababyeyi mwumvishije ubutumwa burimo mu kazi kenshi mugira mukwiye kwita ku bana umwanya abana barabizi ko babakunda kandi ko mubakunda ariko barabakeneye wita muri misiyo cyangwa ngo uce muri zanirindi umwana muri kibazo atarakubona cyangwa niba uri umumama ngo urugo hari umukozi abana barabakeneye iyo uvuze akarusho abantu nk'abakorode bahita bavuga ati ni umuzigizigi ni umuziga ryinyo buriya kandi ku bantu bakunda akagwa kameze nka kariya ntabwo haburamo n'umuntu witwa nka Irebere ntabwo yaburamo reka tunyemerere munyemerere mutwemerere amazi yatumye ageze kure twakire Louange mu ndirimbo ya gatatu Yes. ariko reka banyere n'umunsi hari ababyeyi mbona bakiza none ahangaha turabifuriza Noheli nziza muri parikingi igitaramo Kids Christmas Party cya Louange muri parikingi nk'uko nabivuze gutaha tutarira amasambusa tutarizira pizza ibyo byose bagomba kugenda bibona ari amaburusheti yo mucyumba kure arimo ashyira agasenda uriya mugabo witwa Tonti de Fonsi uri kumwe mitingi bakoze umurimo mwiza Okay. Abana bavukana na Louange nabo ni bazi. Ego. Abavandimwe ba Louange nabo ni baze kuri stage. Abavandimwe ba Louange mubaza. Kuri abana bose Noheli nziza. Abana. Kamusha muhire. Reka kujya tumenye ko abana bari kutwumva. Nivuga ngo abana barajya bazamura akaboko hejuru. Abana. Okay. Abana bakunda Louange muri hehe. Noheli nziza babwira mu kajwi keza babwira mu kajwi gatuje katari base nk'iyanjye abana nivuga ngo Noheli nziza muvuge ngo kuri twese sibyo abana Noheli nziza Noheli nziza kuri twese mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire nanjye musiboringo mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire nimwe muzadusimbura ejo bundi mwahoze mubona hano umusitari arimo kubakinga umusitari mugenzi we wow reka duhereze ababyeyi ariko abavuka na Louange bari hafi igire hino babyeyi igire hino reka twumve rero ijambo rya Papa Louange ku munsi w'ibyishimo w'igitaramo nk'iki ngiki nsabe abafite champagne ndetse na keke abaprotokole mudufashe nabo babanguke reka dukeze Papa Louange abaranga muri za mashyi twumve ijambo rya Papa Louange muraho mwese twifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abana rero nk'uko mubibona uyu munsi ni umunsi mwiza w'ibyishimo igitaramo cy'abana cya Noheli ubwo rero uyu munsi Louange yishimiye kubana namwe kugira ngo ibyishimo afite mubisangire ndetse muzabikomeze no muri bino biruhuko murimo bifurije rero gukomeza kuryoherwa muri iki gitaramo cy'umwana wacu inshuti yanyu Louange hanyuma ibindi birakomeza biba byiza cyane murakoze cyane reka tumushimire Papa Louange mama Louange we twari twanamwumvishe ushaka kongera aryoha asubiremo ntacyo
ariko protokole ni mumfashe protokole munshakire ya gato na champagne. Njye nabuze icyo mvuga byandenze bishimye cyane ababyeyi beza byamaye courage. Amashimwe cyane kuri mama Louange. Abana tugende kuri iki kirori murabishaka ababishaka mushyira amaboko hejuru. N'ubutaha muzaze nabazaniye n'abandi bahanzi siko bimeze nabibonye ko mwabikunze sibyo nzabazana n'ibindi byicundo birenze biriya siko bimeze. Reka nsabe DJ shakira indirimbo bita congratulations and celebrations. DJ urayifite iyo ngiyo hafi. Abana murashaka kuza gusangira na Louange keke twese. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. DJ nero gatoya. Reka nsabe Louange mama Louange na papa Louange bagende ku myaka 9 ya Louange baducishirizemo umushyo. Amashyi cyane kuri famille ya Louange. Noneho aho muri protocole mwakwakira Louange Ora mukajya Louange mutambuke mutubirizemo umucyo. Aho navukana na Louange no mutambuke. I want the world to know I'm happy as can be. Iyo famille ya Louange nimutambuke mutumizeho umucyo kuri gato muzaza kuza kudusangiza. Louange genda ubarangaje imbere. When I let you walk into my heart. Papa Louange n'abafata ikirahure. Abakameramani batabigize umwuga twigire hirya. Nimuhane cheers mu ndimi z'amahanga ubundi twese mudusangize. Okay, Louange yifuje Louange atwifurije heri nziza twese. Arishimira yizihiza imyaka y'9 y'amavuko. Amashyi kuri Louange. Okay, hanyuma aba bakameramani batabigize umwuga twigire hirya. Ukinguruka abantu. Noneho rero hanyuma niyagira umwana ugenda atariye kuri keke. we ntabwo yagenda. Rwose musangire na Louange yifuje gusangira namwe keki niyagira umwana ugenda atayiriye. Rero buriya isasu riva ku cyuma. Buriya mama Louange nawe ni umuririmbyi. Yego. Hari groupe ya mama Louange Yego. yifuje nayo kuturirimbira. Ubwo groupe irimo mama Louange ku byishimo bya Louange. Baze kuri stage. Baze kuri stage ducunguje uburyo mwete. Twibutsa abana ko hari ice cream. Ice cream ni 1000. Yagira umwana ugenda atariye kuri ice cream. Hari inyuma mutuma arambwira ati abana iyo bareka bushete tubisho kugenda neza. Ndetse na tablette. None isambusa yanga bayishyize kuri 500. Make cyane. Abana ntiyagira umwana amera gutategeye ku mwicungo. Yego. Yego. Abana bashaka kujya kuri icungo nabahe. Bazamura agatoki turebe. Abana bashaka kujya kuri icungo nabahe. Okay. Muzamuke hasi. Abashaka ice cream ni bande. Abakunda ice cream ni bande. Okay, naira. Abakunda keke kira gihande cya VIP hirya ko mutarimo kubuzamura nago mukunda keke. Kristera arakenewe. Muririmbyi Kristera ari hafi. Kristera nazemo kugira ngo ibyifuzo by'abana nitegeko hanga. Nitegeko. Kabisa. Bana. Ni bande bashaka ko tubanana.
Okay, iriya timu iri hano n'abangahe muri tayari tubane. Reka mwereke. Mubaniraho muri bundi tubye. Reka mwereke. Yego. Reka mbwire mu gihe iya groupe ya Mama Rwanda iri kwitegura. Reka mbwire witwa Mupenzi. Yego. Numwe musina ukiri muto ariko ugerageza. Agiye kuza nuko mu kanya twari twabigenje dufata wa mwana twahembye. Yego. Nawe mu ndirimbo imwe. Ndasubiza abana mumeze neza. Abana bashaka guhembwa nanone bari hehe? Abana mushaka guhembwa muri hehe? Niduze ku wa mbere. Uyu muri kwa mwenge ntabwo yongera kugaruka. Ngiye gusigarana abana b'imbere abandi zimwe mugiye mu cyicaro abandi mu kanya namwe twongera tubabwire mazo reka sigarane bana bano bari imbere sibyo abandi mwe mugiye kwicara DJ ndimo ndashaka kunyihutisha ugeze kuri chorus DJ yihutisha mu gihe abandi bari kujya kwicara ugeze kuri chorus mujye kwicara abandi bana ngiye gusigarana n'abana nabo ndayitegura mu bandi bakeya DJ twagiye DJ nacyo ikintu uko ubibona nacyo muri bane ugiye gusigara hano we ntabwo uri kubyina nakujyanye nawe